Sheri bari kuguhamagara. Ndabona handitseho ngo boss Eric ari kuguhamagara. Niwe mbanze ni. Cyamwitabe dore dufite ikibazo cy'amafaranga abona agiye kukwishyura. Mwitabe rwose reka mwitwitabire. Ngo ngwiki? Abantu bapfuye ukuntu bangana. Bose dore twifite ibibazo by'amafaranga nawe urabizi bitaba. Yes. What? Hey! Urakoze niba nkumbi. Ese ubwo urakoze niba nkumbi. Ntago mari. Muri office ndi mu kazi. Are you sure, Emmanuel? Wa mukobwa utangiye kunyitsenye n'abandi bagabo mwahuye. Ntago nigeze mura nawe. Waiting be this. Jesus. Apostle, we hear of this. Ndiye nigeze ngo umugore wanjye namukunda. Mva mubwira wa mukobwa ushobora kuba wibeshye nimero. What? Hey! Wa mukobwa wavugishije ukuri ngenzeranye nawe. Mva wa mwana we nunyirizeho mfite umugore ndubatse ndi umugabo nisha agaciro. Wa mwana w'umukobwa we ufite ejo hazaza. Ndikubwiye amazina yanjye. Ntago tuzi. Ubyumva nanjye. Umva. Allo? Wibeshye nimero uhamagara reba muri nimero uhamagaye ashoka mu mubare umutaro wanjye. Okay, nta kibazo ngiye kuri ukuntu ngukumbuye. Reka ngiye muyirebere ko sinabashe no kumara umunota umwe nakubonye. Undeba hehe? Kareba ibaye. Jesus! Yakuyanye wa mukobwa we. Njye hano mbura hazi. Kwani supe ku gipangu cy'icyatsi cya Vermite. Ariko uyu mukobwa agira ubwenge. Umva wa mukobwa we. Niba urabaririje ukamenya ahantu ntuye, ndakwiyamye ndubatse mfite umuryango, reka niyubakire urugo. Wintesha umurongo. Uri kumva? Umva we. Utaneresha penalty. Ndakwiyamye kwikirana ubuzima bwawe, uzashaka umugabo wawe ugukwiriye. Uri kumva? Ubushobora kuba ari wa mugore wawe. Kopi iryo shyano ntago ngiye ntago muzi kupa ntago muzi. Waiting be this. Jesus. Kora muri phone yanjye ni mama. Ariko mama, turuko rikora gute? Ikora gute? Turuko uri mu mukunda kuvugana cyane, afite umuntu umukoresha witwa boss. Niwe nyine igenda ikaruramo cyane. Ako. Papa bebe, tubwizanye naba ndinjije. Ubu yagihitamo abantu bose boss Eric. Kandi nkabikenga boss Eric saa 7 z'ijoro nkakubaza ngamfitiye amafaranga ngo ndamuhamagara mu gitondo. Ibyo si ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe iyo nshoreke ninde? Hakinduru y'abagore uwo muntu wandariye ku gitanda ninde nahari. Nise ku buryo wazana umuhoro. Ndagukata. Nise aho niba abakobwa bakitugurisha n'ubundi hantu mwatwakira. Ntabwo mwaze bose. Reka mubaze papa bebe. Cyari kanirire mama. Kuba nwita umwana wa kabiri niyo mpamvu uri kunwara gutya. Ako uratwite ku byataye ubwiza ubone ndatangiye kugaragaraho. Nubwo itaragaragara gasore uri kwitwara gute? Ntago ngo muzi n'umuntu. Ntago umuzi uri kwivugana n'umunwa wawe, ntago umuzi. Numvishe ngara natwite. Uyobewe ko dukobwa dukunda abagabo bubatse. Urabiyobewe wowe. Papa bebe. Nyine urabiyobewe. Wamburanye iki ku buryo witwara gutya? Nyine urabiyobewe ko abakobwa bakunda abagabo bubatse. Ahubwo wagiye gushurashura. Nta kibazo mana we nazi. Ntago byaba. Naze hano ndabatemana. Aza hano sarahazi. Kandi ngo yararaye ku gitanda cya miliyoni. Yamenye gute amafaranga igitanda cyacu kigura? Hari umuntu utaramboye ndi kugipakiza imodoka. Nawe yarakubonye. Nawe yarambonye ari mu bandi baza guhura no gushungera. Kujya ushobora gufata amatiku y'abantu ukayagarura hano.
nureba ibintu byose urimo ariko ibintu ndimo nyine nuri kubireba ibintu byose urimo aba bebe njyana gake mujyane gake simuzi uwo mukobwa wiza kunira kuki wanze kumwitaba nuko nari ndi kurya gahamagara nimba ariyo turuko ruri kuvuga nubwo ntazi nuko ikora hamagara boss Eric wa nyawe tureka ari buzemo gira bwangu urakeka ngiye nkurusha gira bwanga ariko nawe ureka kuzamura umutsi no kwirakaza sibyo mu gihe umuntu akubica se ngo bimarire iki uraje wumve biturukora zuhuje abantu ndaje umukobwa nakumuzi ntabwo muzi baza bahamagara abantu tutanabona yego boss Eric ariko wangira inzanga mama bebe naru iyo kamyo y'umucanga ndagira ngo mujye kwimenera usine noneho ndashaka konkasi ntabwo nshaka kupa hano kupa ndakubeshye bureka we ko ataje irindi zina ngo hazeho nka Kevin cyangwa Lisa oya ndi kukubaza kuki hajeho Eric kandi agomba kuzaho nka Kevin cyangwa irindi zina ko bavuze yuko ngiye ari turukora byihinduranye ariko madame ndio kuvuga cyane ntuzi ko atari byiza umva nkubwire papa bebe magagize ngo ndikumuca umva mbwire papa bebe yego ariko musinga nyivangira mu kazi gute musinga naramupanze muri Expo ntabwo naramupanze hano ajye kumena itaka handi nanzire mu kazi oyi ibyo mu bitandukanye ntabwo mbona hano bihura si bishaka umugabo ubona ndinjije ku buryo buri kumbeshya ndashaka itaka kugira ngo mbashe kuhasiza nyine ahantu hamere neza oya makamya budaratifu ndayaza akora neza ariko abudaratifu akanya ntabwo mfite ikintu cyo kumwishyura kubera quality yiwe uri kumva oya ntabwo musinga Leandre na Barikros ntabwo mbashaka mu itaka ry'iwanjye niba abantu basigaye amakamyo ariko baranyishyuza cyane pe baranyishyuza none Leandre uretse kuza kumvuzaho induru nyaboneka unandi ibibazo n'umugore ibintu byakomeye oya sha nakubwiye ngo kupa unsobanure reka mvugane na madamu ndaje unsobanure ibyari byo ntabwo ndinjije wa mugabo ubu ko mba ibintu by'amakamyo umva ngiye kujya kuvugana n'abakobwa kubera icyo utanyurwa ariko aho nanyurwa reba kunirirwa nambaye mina abandi bagore bakirirwa banuka ngo basi ngo ngushimishe uranyurwa wowe none uri kujya mu twara tw'imyaka 17 numvishije ijwi uko bigaragara kose n'umwana uyu mwana simuzi ubu mushu noneho baranzi bureka nsobanurira neza ubimbwire neza ngende Nyabingi niko wamubwiye urusa na Nyabingi nyine waramubwiye ngo ndi Nyabingi nese Nyabingi inzo bibaho ngo ubayeho nabi ntabwo uri Nyabingi ibyo ntabwo nabivuga ubayeho nabi ariko mbayeho nabi imyaka 7 tumaranye ubayeho nabi ariko ubwo naba nta hakubundi nk'uyu mugabo koko nkawe nakwemeye ngendeye kuki ngo nanjye ngo nari mbonye z'abagabo we bagabo ushingiye kuki ko nkureba nka ikintu nagukundiye nkakibura na kimwe ariko gutakira Bimbesire ni kuvuze nkangisha umugoro nawe cyane aka kanya nta kintu na kimwe ufite cyo kumbwira na kimwe ndabyumva ariko vugira hasi abaturanye atajya nugira baze babyumve bumva uburyo ngo boss Eric yavuyemo inshoroke yawe n'indaya igutwitiye uburyo ndi Nyabingi bataragushoka bagake ukamenya ko n'umugabo yubashye muri igipangu wiyubashye he hari umuntu wambara ishati nkizi wiyubashye he naho niyubashye ni nanjye ntabwo unyubaha ariko ubu madamu ushaka kuvuga iki ushaka sima nge ubu ntabwo maha ahantu twasezeranye ntabwo maha uburinge nawe twareho ku munsi wa mbere dukora ubuzaneho kandi ugasanga nta muntu wabusheho wamuzanye nta muntu ndabyibutse wa munsi wambwiye ngo njye gusura mama wawe niwe munsi papa bebe none nakwica dore uko wigize nakurimbura binsobanurira neza yewe nyizera kuntu wagenda ntabwo muzi genda uraze mama wanjye muganire ushaka kuzana undi mugore kwanza ndanakwemye umva ni matiko y'abagore nikuvuze uranyiyamye ko ndi umugabo uri umugabo nyabaki ndi gusobanura kabiri gatatu ibintu bimwe mbiko ntabwo ndi okay nese abasaba shoferi dukora simbamagara uko twicare simbamagara uko twicare hano turindire iyo ncorekiza umva ndakwemye n'ibyo byanda bisisakira ugiye kira ndabisize ntabwo nongera gagenda genda nyine iyo nshore cyawe nize hano urebe ibintu bakorera ibintu wigize za bagabo uriya mande nshakira ku pongere cyangwa ubwo inzara umva n'ibintu byako genda ubwo iyo nshore cyawe ziguye cyangwa uhamagare bebe wabyaye abiguye ariko wamugore nawe ushatse waranshatse aka kanya ndabona naragushatse washatse gute kandi ndabona ari njye mugabo harya natanu umuceri hano
kutanahirwa ucira ibase bimaze iki hari igihe nagura ibishyimbo uzi ko hasigaje kuza gukenyera igitenge cyangwa ukonsa ndakwiyamye mva mu mazi yo gukemura abagore bagurwa musakuzanya muri igipangu ndaje reka nitsanga ari yancoreke yawe ndayinigira hariya ariko si bikwibwiriye umuru ujyanye sawa urambona ubwo uzi ko ari 25 nta kibazo uzabareba mama bebe we muraho neza amakuru y'iminsi ni meza twaraburanye we cyane waburiye hese muri iyi minsi mba nawe nirukanka nyine n'ibyo byose ntise amakuru sha amakuru ni meza ndashima Imana meze neza pe gute se ni ukuri umeze neza wapi uri umugore ushimira Imana shaye ndashima Imana nta kibazo nje kubasura ni karibu asante nje kubatumira aya genda dutumira mu biki sibwo nta mariko ejo bundi tuvugana ngo nta kintu nakubwiye cyangwa nta kintu wumvise nta kintu numvise umusore wanjye yakoze ntimuzaniye invitation hoye urambishye nashaje n'ukubona muzungu ayisakura aka kanya agiye gushaka umugore bebe wanjye ndamwirukana kubera iki nawe nese katanzanira umugabo igihe rega ntikiragera ahubwo akamugusa si bakuranye se muzu urangiza kwishyura injira yarashaje umuhungu wanjye uwo muhoro yewe nayo ndi gukata inkwi hariya Are you sure, man? neza mumeze mute se muzungu Tumeze neza. kuko ujije ndashaje ariko mama bebe buriya ubundi mbona ute sha urakujije twe dukorera imbere ubu mise nibaza bebe wanjye bimeze barirwaga bakina ariko muri Muzu igihe umeze ute se? ntikiragera Ameze neza cyane. nese we warakuze bingana gutyo Hadindi ndaburiye. nese ufite akazi basi Enda gafite. ukora he Muri majerwa. mana we umva mufite ibintu byinshi byo kumbwira ni karibu kandi tugende twicare mumbwire ibyo mukazana oya muzana munyereye mubwire nashyushye nanjye rero ubu nagombaga kujya no kwahira icyarire ntazi kujya kugishaka umva abantu bose bagiye kumena itaka bihutishe sibyo ndagira ngo ntazangire n'ikibazo n'abantu bajyanye n'umucanga rwose muraho papa bebe samu nawe mubwire muraba muzima amakuru muraho neza umva samu naho nditwaraho karibu reka ukorana na bakabana ba Yazidi yo kujya mu salo umva umva nawe nababwiye ngo barebe ukuntu bazanzana umuceri w'umutanzaniya nshaka gutuma umuceri w'umutanzaniya madamu arawukumbuye cyasaba cyane umva cyakonzanira byaruze nimero ya mbere kabisa oya vuga kinyoni kinyoni se ni nziza niwe ugezweho umva alo aragukubye wawe mureke muraza kuvuga kinyoni niyo igezweho yakubye abashoferi rero nabo sinzi ibintu baba barimo buriya nawe aba ari bamuzi amakuru se ariko uyu mwana arasa na muzungu niwe sha yarakuze oya se muzungu warakuze korasha we muntu w'umugabo Cyane. hari irindi zina witwa Yitwa papi. papi dore baradutumiye muzungu afite ubukwe oya se nizeye ko ari aniveriseri oya ni ubukwe ese muzungu yarakuze bigezaho cyane ngahita utekereza bebe wacu ubu ushaka ko ruboyisha niko Ega ngitinda kubyinda n'ujya navuga ngo ibyo ntabwo bishasha mwana ugeze mu gihe cyo gushaka sha yabaye umugabo dore shanga umuryango ya wa manase cyakoze kambabwire muri abantu bakuru cyane cyane uzi ko ariko mbonye ko muturuta turabafata cyane erega papa bebe buriya urugo burya niyo ruhuje umutima yego harimo ubwumvikane ibintu ni ako kanya ego rata cyane rwose iyo umugore n'umugabo bumvikana ibintu aba ari byiza cyane buri icyambere ni ubwumvikane mu rugo abana bakumvikana What be this? umuco What be mwiza this? ukabatoza umuco Jesus, mwiza Jesus. nyine mugafatanya no mu buzima busanzwe dore uyu muzungu akuze mureba rero cyane Niyo mpamvu nawe uriya- na bebe wanyura barangana cyane reka buriya ababyeyi turenga abana bahinguka nyine kubyumva cyane nk'abana b'abahungu uba ugomba kuzagwa mu bitugu cyane tuzaba imfura nka sosha uri umuntu w'umugabo Urakoze cyane cyane. kandi buriya ntuzajujubye umugore cyangwa umuce inyuma nibyo nanjye nibyo mama banyigisha. umva nkubwire rata rero muzungu
nawe uzirinde kuba umugabo ushurashura uhora mu twana utumvikana nyine yigize imfizi wigize umeze nk'imfizi ya kare niko nabivuga ibintu babinoza cyane buriya binoza cyane nibyo ariko nibyo buriya ni umubyeyi mwiza reba mva mubwira papa bebe mama muzungu n'umugabo we bujuje inzu nziza aho kugira mbere y'ubukwe rero taha tuzaza kubatumira ariko 26 niko ko mutambwiye ngo bazanira itaka ninde wabazanira itaka mugiye kubaka iyo nzu ariko mikunsimbutse kiraka tuvugisha ukuri ese ubwo murumva ari byo twaraguze twaragiye turagura ntabwo twubatse ahubwo twaravuguruye si ibyo se mbabwiringije ngo tugure ikibanza cy'imaka ni wowe injiji ni wowe wigize imfizi y'akarere wumvishe izindi famiye wazumvishe nari mama muzu rega buriya urugo n'uwiteka urugira urugo ariko rero umwana wawe uwiteka rugira natwe ubwacu tubigiramo uruhare yego rata ariko buriya umugabo adashobotse n'urugo ruba rwapfa cyane rwose iyo umugabo yigize imfizi y'akarere atanyurwa n'umugore we ntabwo urugo rwapfa aho ngaho rwose ni mu rwagwa wabyumvise buriya mama muzu nkunda ukuntu mwumvikana ujya ubona ukuntu mwumvikana cyane buriya wasanga bishingiye kuri wowe cyane kuruta umugabo wawe twese turahuza oya papa muzungu ni umuntu w'umugabo jya murangabira wanjye ntacyo mushinja iyo umugore yumvikana atari umugore w'icyano cyangwa umugore w'inzu w'umunyamurenge udashobotse urugo rukiri ariko buriya ndetse iyo umugabo yigize imbobo uretse umugore agenda ahinduka gake umugabo we ahinduka turi kugira inama umwana tumugire inama nta kibazo rero ngo uzaba imfurasha sibyo nanjye urabona nashatse mu batunzi bazana n'inka bagira ikinyabupfura wenda ntiyagira nk'icyanyina kuko n'abakuru be bose barubatse banubatse neza na famiye baranankunda kuko buriya nanjye njyewe n'imiryango y'abanyamu turagenderana cyane nanjye iwanyu barankunda ahubwo ikibazo usibye ishyano naguye murumuna we afite urugo rwiza uri kumva mukuru we n'uwo uyu wo hagati ningi rwa hagati nyine nta kintu na kimwe kizima ntimuzabe nk'ingo mubona zidashobotse sibyo ndakumva uriya mumeze neza tumeze neza ariko turashima imana umva nta kibazo kindi kinini urabizi ko ntazibana zidacunganya amahembe nyine burya nk'imwe iconga amahembe y'indi indi nayo igacunga amahembe y'indi nk'isigaye buriya mu masaha yabivuze neza ngo rengarenga nkumene ariko ntitube nk'abamasayi tugire umuco wacu sibyo ariko buriya ikintu nkundira umugore wanjye uratumvikana oya mwumvikane kuko hari n'ahantu nabonye akabanza kamake ndavuga nti nzabwira abaturanyi banjye rwose bijajare barebe ukuntu babigenza hano hafi za Nyamata kari nko muri miliyoni 5 urandeba iki se wayazira ndaya zawe ukayabona ubwo ntabwo ushobora gutuza ngo tuganire n'abantu turagira umwana inama reka nkubwire se uramugira inama utigiriye urwaye ntirwakunaniye umwana bazakenera kubaka turacyakodesha no kugura inzu byarakunaniye none ngo ugiye mu bibanza hata tuzungumuze mu Kiswahili mimi nimetumisha wa Mungu sibyo ntabwo nakugira inama mbi byumvikana kuko urakuze icyambere akuriye ubusa kuba ufite ababyeyi niyo ntandaro y'ubukire bwawe cyane rwose ntabwo ugomba kugira ikibazo ufite iki uwo muryango uzaba imfurasha sibyo kandi ntuzaba uwa nyoko uzaba uwa so abantu bapfuye ukuntu bangana ariko iyo ngingo niyo imfura cyane rwose ntabwo utaza kungira wetin be this Jesus uyobora ikari umeze ntabwo nawe ndi n'umuhorozi cyane ndi gukata udukwigiye guteka ndashaka gucana imbaga ndabona amaso twasuwe mama muzungu umwana we ngagiye gukora ubukwe yaje kudutumira ni kare muri zani intebe we wicaye se ngena nawe zani intebe we ishyano ry'umugore ukomere kajya none komera cyane amakuru mwaje ku ruhande amakuru none amakuru ni meza kabisa bravo ndetse ndabageraho koko siko ntaranabatumira di ariko rero nawe harimo ikibazo bravo muzane na kare agatebe disi zana umushyitsi kare agatebe cyo kuzanira umuntu harya ubundi ibintu by'umutekano mwebwe wanyu bimeze bitera twebwe se ibintu byerekeranye n'amafaranga y'umutekano twebwe nta kibazo rwose nzi ko se ngo hari abapangayi bawe bajya bazana ibintu by'ibibazo nyamara muri iki gitondo nabikemuye hanyuma rero makuru se
ni meza baje kubatumira nta primus iri muri filime twakira umuyobozi ntabwo nyimwe inzoga nta n'iziri murata inzoga mu kazi ntabwo bari ariko twanayitumiza umuyobozi ari ntazana wicwa n'icyaha kose we wabanza wakira ujya kwaka ibyangombwa wasabiduha byoroshye ako se papa be wagira bakunsakuriza no mu bantu ntabwo wakiyubaha bebe Kigali wahane bebe ngwino hano Ewe, mzuko wakoze. bebe wari mu biki Natunani gutunganya ya sinaguhije ibyo kujyambara utumiringanyo kandi sha mureke inshoke zawe zambara gute ngo yambaye wabanje ukara inshoreke zawe ndekera umwana sheri nushaka ejo uzazamure bebe bebe muyobo ibintu byo mu rugo rwawe ntabwo bikureba ugiye kwishyura y'umutekano madame iki mama bebe ucisha make yawe ukabyara ibyo byinjiramo bebe Voti mbirizi. ndekera umwana nashaka azabyara we kubyara mu gasozi umva nkubwire nutitwara neza uzikorera agataro ndekera umwana umva nkubwire bebe ntagire ikintu uswa kubwira ninjye wakubyaye niyo wakubyaye hanyuma nagenge gutenda genda ujye kuri abandi wateye amata muzu uganira na bebe genda ubuganiza undi mwana reba undi mwana agiye gukora ubukwe wowe uri aho gusa umuganiza umujyanye mu gikari rwose tambika umugezeyo niko se kagiye nakanyuzemo ni karibu ni karibu Star narinje kureba y'amezi 7 y'umutekano utarangiye Abantu bapfuye ukuntu bangana. madako ntabwo kwitata wayampeye he kuzi kuyajyana mu nshoreke amafaranga ntambika ku meza buri munsi twagiye kumena agaseke nyina yabaga ari amafaranga atari rasiyo wasize tujya kumena agaseke twari turi kumwe twakuyemo angahe ayavuye amazi 5 wayajyanye ni watse 5,000 ujya guhaha andi ni wayajyanye muzungu rero mfite umugore uvuga cyane mama muzungu mfite umugabo yigize imfizi y'akarere ariko nabaye imfizi ngaho avuga amafaranga twizigamye turya ubusa ngo tuzaguramo izindi ntebe tukamena agaseke nako kari agasanduku yashyize bivuga washyize ntabwo yishyuye umutekano n'ejo bazadusohora mu nzu ntubone warahiriwe se uyu si umugore ahubwo ntubone warashatse ngo mwiza iyi ni ingirwamugabo uyu si umugore mfite sibyo ufite iki uyu we ntabwo uri umugore Are you sure, Emmanuel? kajya nimone muri abayobozi ikibazo yagiye ariko rero baturanyi banjye rero dore turi inshuti ibyo gushaka nabi ntabwo ari byo byanzanye ndagira ngo umuntu nakwishyura ariko wamwikiye akanyota ishyura ayo mafaranga mugiye muguramo inzoga yongeranye umwishyure waba ugenda gake kubera umugabo mugenzi wawe icupa iyo ndishaka mu rugo iwanjye ndabizi ariko mugende kubera n'umugabo ku mugabo ntakaze amajwi y'abagore rwose uri kumva mwe mfite urwagwa rw'umuhama rwose urimo buki ntabwo nk'urwagwa muyobo mumubwirire nakwishyure nareke kugwa ruswa agenze gute se uriya ararwaye ko mu mubatizi wanjye waje ukanywa kagwa koko nshaka ayo mafaranga nkajya ari mu kazi nshaka amafaranga nkajya wereza amafaranga wimvugiramo uyu mushyitsi ko mutaduperezida papa bebe dusobanuriye umushyitsi bwoko ki reba ukuntu uneje papa gute se ubundi ibyo bintu byo gukora ibikwe babizanye ryari n'ubundi tureshya uko twebwe twirukanga bya cyane ibyo kivuga wewe ibyo bintu rwose ubundi ibyo bintu bizanye gute iyo ureka iyo uburetse bikakubwira n'ubundi ibiriya bintu by'ubukwe aba ari n'ibisazi wowe ibintu uri kuvuga uri ku cyaro za generation za kera tukiri abana nibyo bitwiga ariko se mwana yasohotse ejo bundi barahinduye mwana yasohotse ejo bundi mwana ni iki ibyo bintu uri kwigira kunyigiraho umusaza ni ibiki uracyagira ngo ndacyangana nawe ejo bundi muheruka unyamumaranje mwa turacya tuzura umwana ahubwo nawe basha gutekereza ibintu by'abakuru ibyo bintu uri kujyamo shaho basi nawe uzagera ukuri n'ikimenyimenyi do nta nubwo bizarenga igihe kingana muzahita mutandukana mu buhe buryo dore kabanze mubwire abo duturanye ahangaha zihora zaka amapanu n'amakina ibyo birirwa barwaye ba Denise mwakuranye bo nibakuze bakaze ibyo byose n'ibyo wishyiramo kuko ukiri umwana kuko burya bose mwagiye mukurana nabo wababona muri iyi minsi bose barahindutse kuri amafaranga umugore ninde nawe nta nubwo umuzi neza uriho ibisazi rero umuntu ayoberwa umugore we ntabwo ibyo bintu biri seriye barumva ibintu byawe byose urabitunganya ku murongo muzakora ibiki mugishakana aho naboneye amafaranga nyine muzakora iki mugishakana
tuzabana twige ku ngingo yacu yanjye nawe y'urugo rwacu ko ruzagenda waba biretse ibyo bintu no se gushaka kunsubiza mu bana oya ntabwo uri umwana nyine ntabwo kandi gahunda ukuntu uri gufunga umutwe ntabwo uri umwana ubundi ujya gushaka ahandi abana mwakuranye basize inama y'uburyo nawe wabona iki amafaranga kandi nawe ukava muri ibyo ngibyo ese ubwo uracyari kunganiriza ibintu byanjye bimwe by'abana twakoraga kandi iki gihe wibuke ko nakuruta oya yewe noneho nibyo uri kuzamura ubonye kuzamuka ujye mu yindi ntera wibuke ko ibintu by'ubwana byivanemo ibyo birimo gushaka kugira ubundi umuntu ureshya nkawe ushaka gute mbona igihe reka mugire inama ahubwo kamubwira wari uzi ko nsigaye muri majerwa wumvishe ndatumiza amakontineri ngabibaza ibintu urabona kumbaza ukuntu wabona nta mafaranga ukagira ute majerwa wakora ibiki ndatumiza amakontineri kuduha ibintu byinshi cyane kandi njye hafi ya bose nimba ndi kubahaga babimaze iki iki bizajya mubwira bya bintu by'abana reba nakurikamye uje hanze za Dubai reka kwibwire reka tuniri gutwika ibitete mubona bayisubiyemo n'abasiza Cinderella zose zazindi za kera bazisubiyemo noneho mbaza ngo prince wo muri Cinderella ni wandi ubwashize reka nkwereke ubwashize bari bakoresheje wa wundi w'umuzungu nyine bazanye umwirabura niwe mwiza cyane zose bagiye basubiramo za katuni zose twarebye kera basubiyemo ariko twajya kuzireba mu nzu mwana ni umusekreteri wanjye wo ku kazi turakorana ibijyanye by'umucanga ahubwo hari abantu bashakaga amakamyo y'umucanga Ucyamilage mwe mubabwiye bategereje gato bazanye ibinyomoro umva nta soni ufite izi nta soni ufata abantu bangana gutya ukabagira ibigoryi isi ngiye nkugize ikigoryi iyi niwe Eric boss wowe uyu ni sekreteri wanjye sekreteri wawe ikindi kibazo kirimo n'icyangwa papa bebe mwambaye amafaranga y'umutekano nkigendera urumva nibyo tukiri kuganiraho kugira ngo bikemuke ntabwo ariko nibyo muri kuvuga ngo kutugira injiji ngo tugira iki amagambo ya buri gihe ariyo yica akanageza abantu ndagira ngo mutange amafaranga kuko zumva nta soni ufite ese wareba udufaranga duke ufite mwara wabitse mu gitenge tukaduhereza umuyobozi soni ziki wowe wakuye muri handi ugereza indaya zawe se ese mama bebe ariko mabe nta mafaranga igihumbi nagwe cyo kugura isu y'isukari none nimba wayampaye n'isu y'isukari agira ngo nyaguhe yazane tuyamwereza ajyane reka navuze n'isukari y'umwana wanjye njyewe aho bigeze ibi bintu ndanabirambiwe njyewe nari ngukumbuye nari nje kukureba singiye umutima w'iki ibintu ari kuri ofisi ntabwo ushobora gukora nabidagombye kuko ndi njyewe njyewe ntabwo ndi sekreteri wawe njyewe nawe turakundana urabizi njyewe nari ego mana ishobora yego basingaho izi ndaya zanjye izi mwana we ndakura papa bebe ndakubwiye ngo ndekura ase ubundi we waretse baze banzuzugurira iwanjye kuki mudahora mu gasozi uyobora mama bebe umva nica umuntu noneho mujye kumfunga ndahari mama bebe nakubwiye ndekura papa bebe ubu ni uru rwego mugezeho ndebera iyi ngabi uyu mugabo udashima muyobo mama bebe ngo twatera imbere gute mama bebe yewe sinari nzi ko abagabo babuze kuri uru rwego pe niko ngo we ngo nibiki reka mbasobanure buretse bigenze gute se wincecekesha wanze kunyitaba nakumaze n'iminsi wanga kunyitaba njyewe ibintu byose wabikoze urabizi ko nari nyiri n'isugi wabasinga we papa bebe ndakwica noneho nta kintu uri bunsobanurire byagenze bite muyobo wareka nkamwiyicire muyobo reka mwiyicire nta soni reka ngusobanurire sobanurire undi wamuvanga wanjye uri hehe namwiciye umugabo ni nta kintu abariye bagiye kuzansaza mama bebe urabizi ko ariko umuyobozi uyu mwana ntabwo dukundana yikundira njyewe ariko ibyo ni uretse narakwiyamye urabizi ko nubatse nabimenye neza ko njyewe nabuze n'imihango nshobora ego noneho nabigiriye mwana yabuze ntabwo ngira imbirimo wowe ntukajya ndebera njye ndica umuntu ceceka aho ngaho rega nako karatinyuka ntabwo ari uzi ko afite umugore ntabwo wari ubizi niba nari mbizi nkaba naramukunze wowe nawe ku buryo uza mu rugo rw'umugore wa mupanga wanjye wagiye he njye ni gute wifata ukaza mu rugo rwanjye kuki utamuridiye muri ako gasozi vuga buhoro kabyara utiteza abana baturanye
noneho bumvise iyi nkuru yazavugirwa he? Niko bita gushaka nabi. Burangiye mbambona papa bebe arigenza mwica mukaza mugashyingura. Ntabwo ngiye ibintu byazashoboka. Kana niye. None ese ko nabonaga yarifashe yandika ngo boss Eric. Sasa bazijoro. Namubwira papa boss Eric aragwamagaye ngo mwihore ngo bwije muraba mitondamo amafaranga. Erega urashaje. Ndashaje. Arashaje wanjye. Murugi wanjye ariko mana yanjye we. Umva ngo narihanganye kenshi ariko ari ibintu bitagera mabuzumba. Ikibazo si. Bingibi ni biki? Ibi ariko tuvugisha kuri muyobozi. Aho umugabo agwe ntabwo urenze utwatsi. Warenze utwatsi iyatayigwisha hangane uri kuyigwisha. Ngumuntu uri kwigwisha koko. Ariko mabibi ntabwo nakadashobotse. Ase mabibi badashobotse wowe umuntu yakwisira mu rugo akaza ngo ni umukobwa. Iraze nawe ubona umugabo aje mu rugo rwakata rwinjiramo akahita avuga ngo njye n'uyu turakundana turanaryama. Wewe wabifata gute? Nahita mucamo kabiri. Kayibaze nge simvogerwa iwanjye. Nawe tugende uriya mukobwa ngewe aranyikundira bisanzwe. Arakwikundira bisanzwe. Kuba ndi umugabo ufite elegance bizatuma ngiye ngira ikibazo n'umugore wanjye. Ugende uzajya ugenda utwara ubusigirwa bw'abana b'abakobwa. Urabizi ko uriya mukobwa rero navuze byabaye. Kandi uri kubivuga ko gukunda. Ikata. Abakobwa bafite amafoto yanjye nk'amaposteri mu cyumba barabitse. Turagufunga. Ntabwo ngiye turagufunga ikindi cyagihanirwa. Ndakunyumva ko ari cyagihanirwa. Ariko ko abakobwa bankunda ntabwo ari yakabaye ikibazo mabibafata kuri. Uri gukina na divorce. Ntabwo ni gukina na divorce. Nukuri kwimana. Sinana bigerageza. None se ni ibiki birani bicuri. Uriya mukobwa mamaga yambwira ko ngo nkumbuye. Ariko mu byukuri nge simukumbuye. Agukumbuye ni gute agukumbuye mutarahumba? Ndubatse ntabwo twaho. Urubatse se gute mwana? Ubise ko abagabo twabuze. Reji nutangira kumbeshya. Kuva kanga CHK isora ko avuka abana 44% b'abahungu. Badafite base bazo. Ntabwo ibyo ari byo ndi kuvuga. Base bazwi gute se ngende muri abo bagabo babyera bagatabana. Kandi ari ngibo wabitangiye. Ntabwo biri ari byo. Nibyo. Umwana ari kuvuga ko yabuze imihango. Ariko wigeze ngiye kwinjira muri digestive system y'abagore. Uziko ndi umugabo. Digestive system y'abagore suti. Mbese organism yabo nyizamo gute? Uyizamo gute kandi ari wowe uyigize, uri mu biyigize. Ntabwo wize muri Frankfurt. Mbese uragiye uteye none si wize muri Frankfurt. None ahantu bera n'ikintu. Ntabwo wize muri Frankfurt. Ahantu bera n'ikintu cy'igihwinini uragiye. Mukoresheje agakingirizo kuri wayo magambo y'amarabika. Urangije uragiye umuterinda. Ayo magambo y'amarabika ngiye byo sinabikoze. Nese uzi ko ufite umugore ndiyubahisha. Ndasenga ndi umugabo usenga Imana. Ntabwo ndi umugabo muri abo ngabo bagenda baryamaho bagenda. Dora tubabwira ngo nimba wananiwe kwifata akoresha agakingirizo. Ntabwo ndi muri abo bantu bakeneye ibyo ngibyo. Kandi byakunaniye turi kubibona. Narubatse. Warubatse ariko turi kubibona uri kurusenga. Ariko ubu bwango bwa surbu mfite n'imyaka maze kugira. Ora ndi umuntu wo kugenda ntazi gutekereza icyo gukora. Aha umuntu ari kuza noneho arajara rose arota ko yabuze imihango, arota ko agukunda, arota ko yaryamanye nawe. Uyoboye ko abakobwa bose bazi neza ko abagabo n'abakobwa b'abashoferi ntabwo uziko rwambikanye. Ahubwo kuki abashoferi kuki abashoferi mufite ibyo bintu byo gushora. Ureze ntabyo uzi ko rwambikanye abakobwa bakunda abashoferi. Nyine kuki abashoferi ahubwo abashoferi turarengana. Abakobwa baza batwikurwa baza buri gihe. Hanyuma namwe mukabatera. Mwese umugabo yabagusaze muri samutera aho nyacha kujya muri samutera warutwaye. Bihita bivuga bisa kwitukura mukamwinjira. Ntabwo ibyo ari byo gukora ndakwiyamye. Byabakore bizagustress. Abo ntabwo uri kumenya ko ibyo nitse plan z'umugore kandi menye ko naje no gutumira. Ibyo by'abagore byorere tujye kwirebera katuni n'ubundi bari banze ko nanareba televiziyo. Ubu kuko haje ubushyitsi bashobora kubyemera waretse twakwirebera. Ubwo tugasubira muri byandi byakera. Oya ntago ari byakera. Sinari kuvuga ko bazibyo uracyabirimo na n'ubungu. Kandi kuvuga ko nzireba. Kuri flash n'ibyo uri kumbwira. Wereka mubwire ukuntu tubigenza. Kuko mwaje muri abashyitsi na mama wawe mwazanye byo bari banze ko ndeba televiziyo. Turajyana ntago ari bumbwire nabi kuko turi uko ndi kumwe n'umushyitsi tugiye kureba filime. Nese harimo iyi mari. Shabyemeye. Harimo iyi mari. Oya ntabyo by'imari se nibiki turaryoshye amazi. Wowe turahita tubacaho urumva ubwo ntibabona twinjiranye barahita bavuga ati ntari bikuko uri umushyitsi tujye kwirebera katuni do unazifatishije ari nkasa banze ko nzireba zose. Nase basigaye barahinde harimo ikigisho cy'ukuntu wabona amafaranga ngaho mbwiye nyibutsa. Ibyo by'amafaranga uzukazana gusaza. Amafaranga y'ikingaro. Ibyo by'amafaranga by'ibure. Tune bagiye ndikubwira ngo reke tujye kureba mu nzu nugenda biraba birangiye ntabwo ari bunyemereye kureba. Ngo plan niyo ngiyo kureba katuni. Nizo biryoshye nibyo biruhura mu mutwe byo by'abagore. Mama na papa bumvisha aho bigeze. Se bebe kuva na kera. Katuni aracyazi kunda se. Kera kandi kukubwira ko babihinduye.
ntabwo nari kuba nyizikunda iyo batazihindura bahindura ikirundi ntabwo bansoba neza ngo unyumvishe nyine ndi kukubwira reba za zindi zose twarebaga kuva kera barahinduye bazanye version nshyashya zindi zazo ariko nyine bafite role nk'iz'ubwashize role ni zimwe si ntabwo uri kubyumva Tomanje ariko siko nabona gasa nk'ipusi we yahindutse imbwa byagenze bite wowe ni ibintu bikunze wanandi kubyuka nyine ndi kukubwira ngo role ni zimwe n'aba bantu ni bamwe gusa barabihinduye biza nyine binasa asi ntabwo uri kubyumva mani Chidika ntuzonye no kunganiza ibyo by'abana ndanakwiyamye ntuzonye no kwivuga jya umenya ko ngo nsige narakuze nagabye kwigira rambo kuko ubu ngubu nimba papa yarakureze agutoza ibintu agukingirana mu nzu ngiye mama yanoje kugira ute gushaka amafaranga iyo si impamvu yanjye rero kandi abikubwira ibyo bintu byo kunganiza Tomangeri ibiki n'ibiki bitente n'ibiki nibyo wirirwa urara urebe bitente kandi wagakwiye gutekereza ingingo y'amafaranga ngenda nakwanze ntuzongere no kutugarukira wacu basi ndaza no kubwira papa ntuzanaka na mama wawe ntuzanaka Yes damuru yo kamya amaze guparika se nabicara ajya kumwireba wagenda shaje yaneye ko nasoni abakobwa iki gihe babaye bate ujye umenya yuko uyu nguyu izi ngizi zazindi zirarisho nakwiyubashye bana yanjye ntabwo ibi bintu bizakunda agasuzuguro gusa turanye na wa mugore wa hano hirya ugira amagambo w'umupaparazi muri karitsiye avuge n'ubundi papa bebe baraduha agatanya niba ataduha agatanya ndamutwikira muri iriya nzu gusa uzanjye muri remageragere ndamwanga ceceka aho ngaho wa ese yabivuze ko atamukunda ako mama bebe uyu mukobwa mwice koko ni papa bebe wansuzugura niwe wansuzugura arambona kumva ariko uzwi ibintu bizajya kumaza kamati njye mu izina ry'abashoferi bose mu izina ry'abashoferi turarengana ntago murengana namwe muri ibiraya indaya zimwe ntago nigeze mbi indaya ndubatse uri kumva ari ijya ku ruhande rw'abagore b'umugabo ndi umugabo ariko umugabo guta ujya ku ruhande rw'abagore ahubwo wowe guta umukobwa guta utambwiye ngo ntaze kuzi wawe Ejide zari icyo kunywa umuyobozi icyo kunywa ntacyo kunywa ntabwo tumenye njye ntacyo kunywa navuga ntacyo urimo uranywa koko ntacyo kunywa ntabwo ntuvuga ntacyo uri kunywa wowe njye ntacyo kunywa nshaka Ejide ntacyo kunywa nshaka Regis sigara witegereza ibyo ngibyo byore ariko turaga ntacyo urimo uranywa koko umva nkubwira uriya mukobwa wateye inda nta mukobwa agira ateye tugiye kubisesengura byose bimenyekane ntabwo nakurya ukosa umenye kuri gukina Ejide ino botike ko bajyamo ibyo kunywa kuki batinda uri gukina no simbuka Wetin be this? Jesus. Ejide meze bite se siwe umuyobozi bite umva se makuru yawe mufitemo utuntu dukonje mu botike ari kubonekamo njyewe nyihanganitswe nkunda kuvuga Criminal offense. akarikeri genzanira amazi akamunywa amazi ngenge ngura amazi ugihorere rero ntabwo muyagura ntabwo ngura amazi nimba utayagura yareke turebere ku nyaga hafu turayisanga njye ntabwo nywa inzoga wavuga we si ngura amazi narabikubwiye nimba utanzaniye amazi nta nzoga nywa njyewe ugihorereze bari koza rero yingwa mufitemo koka ikonje ku buryo umuntu ashobora kuyifungura irahari nayo umuyobozi akunda gufungura sitora ndabizi ntako ndakubwiza genza umuzanira ibyo umuzanira ariko hari abantu baganira ku mazi njye sindi kuganira ni umuntu w'umugabo uri umunyacyaha ndimo ndagerageza kuguhuza n'umugore wawe mutuma ibyo umutuma reka unywe njye sinshaka kunywa ugena rero mbikubwira ntabwo byumva umugore wawe haraka ubundi muwafata umugore wawe umanze mwishyura n'amadeni mufite ujya mutumye ufata wewe wayimutumye niko yambwiye akeje sinakuje kujya umapira abantu ntabwo uri umucuruzi wa cyane muri quartier nise yiye umugore aje akambwira ati reka nkubwire ji mu gihe umugore aje kwikopesha tutari kumwe ukagira ikintu cy'umuhereza kitari cyo kurya sawa nta kibazo ariko we nta kibazo haryo muki ejo bazaza bakundegera unywa Kevin Kevin nziza nakubyaye yaguze ko wasasa genda unywe agapita imitsingi nk'abandi tuba turi kubateza imbere mu kanya kabana babo haryo buri umwe cyangwa nawe wowe uyu nguyu ni uwariya kibungo nayigize ngo uri mwene wacu kibungo nari bireba tureba ko nyaga turi ngo muri buri biteshe cyane ku gipaho sa papa turi nari ndaje na akarabura kamwe nge nazoga ngasha nabundi ibintu byo byawe nukwerekeza ku mayoga gusa dore nicyo kigusi do yo mu maje gusinda musinda zijya
warangiza ugatangira kureba utwana turiya tw'amabuno ugahita wumva ariko urabyimba ntabwo ndi muri aba Wait Ega Ejide ni umwana Jesus, Jesus. umugabo urabona bino binari iwawe none hari n'abashyitsi mutanatinye ko nanjye mari atuye twigare ntukanyine byakubwira abagore njye ariko njye sindi kujya muri kurukuru n'umugore gereka mva mwumva gukora akazi kanjye nshinzwe ibyo ntukabyinjiremo hasi ibyo by'abagabo ni ibiki uri kumbwira ubona umutekano uri gupfa ejo nafata ikintu akakiguhonda ku mutwe uzavuga ngo ni ibintu by'abagabo byo wibyinjiramo ntabyinjiramo uyu mupetejide afite ibintu byose tubanza tuvuge ku kibazo cy'urugo rw'iwawe ariko iriya botike iruzi kwanza sigara ubitekerezaho ahubwo ntekereza kuki sigara witekerezaho tugaruka hari abaye amafaranga y'umutekano kandi yanjye nayo ntugire ngo nabyibagiwe Ejide simukuza no mugani banza wicare ugire hasi ndamuganirije muhaye iminota 2 yo kwitega muceceke tuvugira hasi muvugire hasi mwivuga zaniragirwa mugabo nyimbe ntago mwashwana ndahanga uri ko byumva ngiye muhaye iminota 2 ngo yitekerezeho araje sibyo mureke gusakuza nama sibyo ikizima nuko ndahanga ibi byose bikubayeho mpari erega mama bebe uyu ni umwana kuruta uko umushinja ko ari imyaka ingahe mbivuga aba ni babandi batumye kumfungishiriza umugabo nubwo ari icyako ndamukunda ariko ntabwo ari umugabo wawe wenyine nubwo ariko none wase uyu mwana muyo mwasezeranye wowe umwana mbyaye akarara ni amaraso ari kumushuka usikangana na bebe wanjye aya ni amaraso ari kumushuka papa bebe wa mbere ikigeragezo we mama bebe ntabwo nabikunda kimwe nuko wasanga umwana arengana umugabo wawe ari we wamwiciye zanira iyo ngirwa mugabo papa bebe uramuzana cyangwa reka ibintu nikore papa bebe ndagira akantu nikorere wakora iki uretse ubugambo gusa ese mufitemo amasigara hari sigara zirahari mufitemo ayahe Romiye Mara na Parimara kuki mudacuruza sike muguzanye itabi rihenzemo ari bagumye ko mufitemo na sike nazo turazikora ubutaha tuzazizana rega ibyo ducuruza ibintu bihenze nta kintu bimaze muzanye itabi rya sike rigura make byo twibera sibyo irakunyage nayo mvuze n'abari usana ndetse n'agakunyage gato yakabibiki ko ntibusanye n'uwa mugabo nataka ngo byibure so waretse nkazana ikinini nta kinini ndiko kinini cyo ndo wazatwegeje ibintu byose muri kuri umucuruzi nta kintu nawe papa bebe njya kumwizanira simura wicaye hanga wacecetse uramuzana ntabwo umuzana andamuzana muyobo umujinya afite ntawe ugutura tuza ariko njye uranura umujinya nakubwiye ngo zana papa bebe ahubwo nutagabanya umujinya baragufunga nawe bamfunga papa bebe waceceka aho ngaho ashaje kuruta nyoko aka gakobwa bare mu nyumvi kagira noneho kagira n'umuntu warakarenze papa bebe reka nkubwire ujya wumva bya bintu bakorera umugabo agiye kuryama bakamuzirika bakamukubitagura ibyo ntusubizi imigozi ndayigura imigozi ndayigura papa bebe ndamukubita munsi y'ibirenge ahantu hose muhe ikigo ntabwo azongera gushurashura mama bebe bikorere njyewe ba muyobozi ukazaramo n'urumogi usigaye nk'urumogi usigaye nk'urumogi nzajya nza kukwishyuza umutekano nindangiza ngende no mu bibazo by'iwawe none ugeze no mu bimogi tuzagufa turi kurunywa tuzagufa ujya gusaba aza kwinjiza muri botike iwawe ntareba indaje genda we genda si kode se nta kibazo sana nareba ubwo buri mu bihe urumogi urumbonanye wowe urumogi urumbonanye utangiye kurutuma ngo bakwegereze urumogi urumogi ni inzoga ni shoferi sinzi ukuntu ni ya pirifu ntabwo ari urumogi ni ya nzoga irishushanyijeho urumogi ntabwo semewe ubwo ngubwo uramfasha urancuritse sawa utangiye kuzana amasunzu ndabizi ko mvuze uruhara warakara utangiye kuzana cyangwa kumva
nsakoza uzundiri no musatsi uzakoza ugira gutyo kujya hano hazamuka nka hano ukabona kubyo namera nka Sanzabera kuko ava ngo nzagushingira saro kibazo nta musatsi urimo urabona bwa ari ubwoya ubu se ko mu nzagushingira saro ubwo naza gushingira ne nanjye kunsokoza byarakunaniye ndagira ngo nkubaze uretse ngushaka umugabo uzi ngo abagabo ntibabuze koko habuze cyangwa habuze mwebwe kandi wasanga ubenga reka nkubwira wa mukobwa we hagati yanjye nawe urimo abana babiri ntubizi njyewe niba waravuye mu cyaro ukaza kuba hano iminsi maze tubana icyo maze kukubonaho shaka umugabo n'ibyo nyine byagukemura ikibazo cyawe natangiye kundambirwa se kurambirwa kugeza igihe burya hari umukobwa hari imyaka umukobwa ageramo waba utabonye umugabo muri iyo minsi kuzabona undi kuzamubona bikabura uzungu ikibazo rero abagabo bazima barabuze asigaye hari imbobo babure aho kwa mu rugero rw'imbobo uzi nsokoza ariko wabirangiye cyangwa kamuzo na amafaranga 1000 waba wansokoje reba hano mu masoso none uzamura gaharara uko imiryango wanturi ariko ugiye wika kuri mushiki wanjye mutoya ndabizi ahubwo se uri kugira ngo nshake ikibazo cy'uko mubana nzabyara azavuka abana bakazakurikiza nyirarume se waza kurikije wowe se njye se none afite umusatsi hari iyo mizinsi nawe yishyizeho ko nawe wasanga urufite ako wowe biri too much nkubwire kuko muri mushiki banjye niwo nkunda wa mbere kuruta abandi nigose kurusha Alice umva reka nkubwire nkwemera ko unyubaha ariko ibyo kujya mbwira ngo mfite uruhara uramenye none se uragira ngo njye mbwira ko ufite umusatsi kandi ntawe ufite oyo nese urabona ari ubwoya ubu ngubu nabuze ahantu nsokoza ubu hano wazamuhaga nka Sanzabera ndazamura hehe se aho ngaho yego nta musatsi uri baryo none se nzogoshe mareho bigira inzira gafazari egera hehe kuko do birasumbana hano umusatsi wari hano ari mwinshi oyo nyine niko basaza tubaho kandi ndashaka kwemera ariko wamwe ko wagira gute ashaje we wanturi kandi umuhirimbirira okina nagira uruhara nasaza nagira ni umugabo rwose shaka umuntu duhinzoga njyewe uritungo ngiye kubanguriza se ariko nzavuba handi kubitekerezaho mwirwa hameze hate mwiruka ko nta kintu kirimo byanze iyi nturizi gusa nkwere ubu kugira ucyo byakunaniye ndikwanga kukubabaza mbabaza se urabona bigo nuzimba namusatsi hari urabumbabaza arubwo ukunsokoresha umusumari cyangwa se uruwaya yegira gutyo gahagarika nyine sha ku buryo nambaye ikote nkajya mu basaza bavuga ati dore Manase noneho n'umwe mu basaza uri kureba burya rero nicyo gituma nkwemera njye singuduka ya muri bashike bawe bose ufite umeze ute bize neza mbega iki uzi urwo mbonye kwa bebe nagize ngo kuba mushiki wanjye kusokoza ni ikibazo ubonye yitse ye baba Kristo we ngiye kubona mbona umugore wa mama bebe yatetanye umupanga cyari kugenda neza kwa mama bebe bigenze bite ugenda neza kwa mama bebe bigenze bite ngiye kubona mbona mama bebe yatetanye umupanga agiye kugira atese yarishe umuntu oya se umubeshya Kristo ngo iki ako simvuye hano njyanye na muzungu tugiye kubatumira nyine mbwire bigenze bite bisaho kutavuga mbaye nyinjira we genda umva nanahaha oya mbwire mbaye nyinjira yego yabana akifungurira umuryango ngiye kubona mbona mama bebe afite umupanga agiye kwasinze ariko uburyo afunguriyemo n'urujisho yari afite ubwo busebonyica munsi nyine ifite ikihe kibazo ntabwo uri kumva abambwiye ngo nudukwingwa yaragiye kwasa n'ibiki nabwo ibyo birarangira ndavuga ati ubwo nibyo turicaye tukicara ntangiye kubatumira mbajije amakuru yawe amajije amakuru yo mu rugo ndabasobanuriye ariko nkajya numva baracumiranamwo we na papa bebe reka da papa bebe na mama bebe bagiye bacumiranamwo ubwo nkabana aho rero nkako nujya kwembeka mba nabi ubwo mba natanye ibi byose rero kuba mubona umwana yacu ageze ahangaha urabona ni urugo rwiza ni umuryango mwiza rwose cyewe na papa muzungu ntako tuba tutagize abana bacu batera imbere ngiye kumva numva mama bebe ngo nibyo ujye ureka ngo abagabo b'indaya ngo bigize ngo
hari urundi runtu yambwiye ntarwibage ngo ngo yigize ngo imfizi oya da mukuru cyose ye muko kujya gusubiza ugatinda se uri gusoma ibyo ugomba gusubiza cyane kiniti suko ngusubije abandi bari hehe abandi ukani bande banyirurugo nanjye ndi nyirurugo ariko ururimo wenyine se urugo rwa n'urwumwe ibyo si ingenzi ahubwo uri kwimbaza nkandi kubaza n'umuturanyi wa urugo njye nawe turazanye urusaku wateje mu rugo rwatugeze urusaku nateje kubera iki urusaku wateje nyine kuri urugo nose uri mu mabebe uri muri umunawe uri mukuru we uri nyirakuru uri mwisenge neza uri iki mu warejize cyangwa uwo muri kwita ngo papa bebe kuva ryari birakureba wowe nawe uri umugore kuva ryari nyine wowe birakureba iki kugira ngo urusaku muduteza bitugire ingaruka natwe uri umugore cyangwa uri inshoreke basi tubimenye sindi inshoreke na papa bebe turakundana kandi ndakeka ibyo bihagije mukundana muri urugo cyangwa mukundana mu bihuru birakureba wowe ndakubaza nyine cyo gitumye nzi hano ariko siko ntari nzi yuko abagabo mubabazwa n'imitwaro mutikoreye mu ikibazo uri guteza nanjye cyambaho nyine se birakureba waba bitandeba rero ubundi baravuga ngo rero ushaka amahoro yubaha imbwa hamagaro papa bebe no mama bebe uvuga bari mu cyumba barimo baratongana bari no kurwana kubera wowe barwana kubera wowe bari kurwana kubera ngiye se nawe atimaje n'amabuno yombi wicaye mu ntebe abandi bari mu cyumba bararwana uri gufana gusa ngewe nakubwiye ngo nako nawe ubwawe nabibabwiye wahabuze isuka tumuka ukigendera n'umugabo wayo rero imbere ry'umuhe niyototera isuka wabona uze ngura umeze nk'umuswa uzamuka mu nguni y'inzu ese ubundi kosa nakoze niriye kugeza uko ni ugusenya urugo rw'abandi niba nkunda umuntu ndamukunda none se urakunda kandi kubona afite umugore njye ntabwo mbyitayeho kuba afite umugore amukunde ibye nanjye amundi ibyanjye ibyo birahagije cyane ko ndanamutwitiye ndavana se nyene ngiye uramutwite of course ubundi mbere yuko uzaba uvuye birakureba se ubona muraho muzi neza ngo uratwite uraje uciye mu rugo rw'umuntu uje kumusenyera mu rugo rwa aho natwite wari uhari ibyo twavuganye wari uhari wowe ndetse ko abagabo mugira ubugambo ukigira ubugambo nk'ubwabo watwite mu gihuru cyane mu mwobo birakureba se aho ariho hose wowe umucamanza urumva wowe gusenga urwo abandi birakumarira wanga kebo ko gacagasa amahoro ukakabona kuzuye amakuru si ikibazo niba mukunda ndamukunda sinanabyitaho kuba afite umugore n'abo bana uri kuvuga nanjye uwo mwite n'umwana twahuriye ntiwari uhari ibyo twasezanye ntubizi kumva ngomba kuguma hano sindi buna have njye na papa bebe tugomba kubana ko turakundana n'ibyo mwivugishwa ngicareke whatever utituma kubana kandi barahoze umbwira ngo uri umugore we tugomba nyine kubana umugore cyangwa uri umugozi cyangwa uri umugome muri kimwe muri umugozi urumva wowe mama bebe ari mu bibazo bitugushaka mama bebe ugagira mu kibazo giturutse kuri wowe ariko umuntu twese mukeba ugira ute uyirenza urugo mukeba ninde umwitayeho mama bebe arashaje cyane umuntu wakuyemo imbyaro zingana kuriya ntago wowe nta nk'uragira wasanga uri mama nyakwigendera ahubwo uzi sisiteme ya munyereza ucyumva hari akamenyetso gusa kuko wowe uragaragara nk'indaya mwebwe indaya tumaze indaya ni wowe tunamenye indaya kabari nyamutunarika kabuni nyamutunarika umudigi komeza uvuge ukaza ugaza gusenya urugo rw'abandi komeza uvuge ibi ntabwo byabahira ese umva utugambo twari turi bumwe ndakubwira ngo abaturanyi bose bagomba guha ndi kukubaza mama bebe tugomba kukurenganurira kumva ubugambo ufite uri kwibaraguza ngo uri guhindura kuki ku mwanzuro nafashe ngewe umwanzuro wafashe se umezimiza aho ngaho n'igishyitsi barakirandura niba wumva bikubabaje genda ushaka abantu bakubwira ko gukunda ari icyaha ngo bazabimarire niba hari aho ubizi baze babimarire ubona ko ari umugabo wawe nyine ndakubwiye ngo gumaho kuko polisi iba nzihagere polisi igomba kuhagika gusanga hanyuma abasaza ntacyo turenganira